ubusanzwe amazina yanjye nitwa Gusenga Munyampundu Marie France abakanzi ku mazina ya France. Hanyuma uri mwiza kubigaragara nyuma nko nari mbivuze bikomora kuri nde? Navuga ko bikomora kuri nde. Of course ababyeyi banje ni beza. Navuga ko bikomora ku babyeyi banje. Yego. Yego. Hanyuma turagaruka kuri bya bindi by'urukundo kuko numvisha kenshi ukunda kuririmba urukundo. Nuramukuru ugiyemo ugakundana n'umusore bikaba wenda imyaka 2 3 4. Yego. 3 wenda 4 banza bitakunda kugeraho muri ino mesi ni 2 ngahe. Mukundana turura ariko byageraho umusore akagusaba ko bihagarara nkuko byagusabye ko mukundana. Umva gutandukana n'umukunzi wawe mumaranye igihe wabikoroye byakorohera? Gutandukana n'umuntu twari tumaranye igihe ntago byanyorohera ku giti cyanjye ko ndi umuntu, ntago byanyorohera kuko burya iyo wakundanye n'umuntu igihe kigeze mu myaka 3 4 urumva ko nyine uba wageze ku gihe cyo kumwizera, hasigaye ibintu musige muvugana muganira mwarabaye inshuti magana niko navuga. Rero kutakaza uwo muntu navuga ko ari ibintu bitanyorohera mu buzima, ariko nageraho nkabyakira kuko byose biraba kugira ngo bitwigishe. Ubona umukobwa yakora iki kugira ngo ntaterwe inda zitateguwe? Icyo ngewe nakumva nababwira cyangwa nanjye nibwira muri rusange, kwirinda nibyo bya mbere. Kwirinda burya bituma ibyari kuba bitaba. Icyambere ni ukwanza ugatekereza ukavuga ati se wenda niba nkundana n'uyu muntu, uyu muntu ari ku dating for the which purpose? Niba nkundana n'umuntu arankunda for the purpose yuko wenda yanjyana mu rugo cyangwa just no kugira ngo turye ubuzima, kuko nibyo bintu bibaho umuntu mukarekingana kugira ngo murye ubuzima. Ikindi cya kabiri, icyo cyambere ni ukwanza ukitekerezaho bwawe. Ikindi cya kabiri ni uko niba wenda ukundana n'umuntu hari igihe ushobora kugira faiblesse, kavuga ati reka niyangaje muri relation sexuelle, ntago nagucira urubanza, ariko wenda uramutse uzi ko wenda ugiye kwiyangaja muri relation sexuelle wakibuka ko gukoresha agakingirizo ari byo bya mbere kuruta kwakira izo ngaruka wenda zo gutwara inda itateganijwe, izindi ndwara ku ruhande. Navuga ko wenda wabanza ukiproteja wowe ubwawe, wajya no kubikora ukibika gukoresha agakingirizo. Yego, kandi niba wiyangaje gukora relation sexuelle ukaba uri capable yo kwakira ingaruka zizaza nyuma yabyo. Hanyuma wumva ababyeyi bawe sinzi ukuntu wenda mubanye babyakira bate bakubonanye nk'agakingirizo? Ni uburyo bwo kwirinda ibyo bishuko byose, ni uburyo bwo kwirinda ingaruka umuntu ashobora kugira mu mibonano mpuzabitsina? Yego. Kuko imibonano mpuzabitsina ntekereza ko uretse wenda kwifata kubaho, ariko abantu benshi bashobora kuyikora, umubare mwinshi bafite n'uburenganzira bwo kuyikora. Papa wawe yabyakira ute? Mama wawe, musaza wawe yabyakira ate? Ramutse wenda muri gasakoshi kawe abonyemo agakingirizo agufata ati? Ntago nakubeshya bitewe n'uko wenda hari indangagaciro abanyarwanda tukigenderaho. Icyambere ntago babyishimira, nta nubwo byabashimisha mu by'ukuri. Byababaza cyane kumva ko ngeze kuri level yo kugendana agakingirizo kuri ngewe, ariko wenda hari abandi wenda bashaka kuvuga ati okay, umwana wanjye igihe wenda atabashije kwifata, reka nta kibazo gukoresha agakingirizo kugira ngo atazandura cyangwa atazatwara inda itateganijwe sava. Ariko ngewe navuga ko byababaza, bantakariza n'icyizere. Nta nubwo ngewe mu by'ukuri nanjye byambabaza. Yego byaba, ntago nabihakana, ariko byaba bibabaje. Mabanga yandi primaire wize? Primaire nize ku kigo cyitwa Saint Joseph kiri Nyanza mu Majyepfo. Wari wize biki? Primaire twigaga amasomo menshi cyane, twigaga maths, twigaga science yitwaga ECT, twigaga na English, twigaga na French, twigaga na social studies, ni ibintu byinshi twigaga. Yego. Hanyuma ubwo twageze muri TikTok, ni tuhe tuntu wibuka cyane cyane muri primaire twakubayeho nk'udukoryo ku buryo nanone ukicara ukavuga ati kabisa yara ni primaire byarahanyuze? Akantu nibuka kugeza n'ubu kakansetsa, ni igihe twari dufite, hari habaye evenement ku ishuri, class yacu itoranywa nkaho ariyo iza kuririmbira abanyeshuri. Rero nanjye nari natoranijwe baza kuririmba ko nagiye kubisaba teacher wanjye, ndamusaba ko naririmbamo. Akakoryo kabaye nuko nagiye mbibwira mama,
mama arambuza ati nindirimbe noneho ndababara cyane mbura uko mbigenza. Uwo munsi rero bari kujya mu bukwe ari dimanche, baradufungirana mu rugo badusigira umukozi, ngenda renga ndasotana niba imyenda ndasota njya kuririmba ariko ikintu cyagishikije aho ngaho ni ukuntu nasaga, ukuntu nari nambaye, uburyo nari nimakiye, nicyo kintu buri gihe nibutse kinsetsa. Kandi ishusho yo kuri makiyaje wari umeze ute? narisekeje cyane bimwe biteye ubwoba nyine, bwari ubwana mu by'ukuri. Uwakoraga uburyo bushoboka bwose kugira ngo ugaragare nk'umustar ariko mu buryo busekeje. Urumva warabihirimbaniye kuva kera. Yego. Ni iki mama wawe mu buzima ukiri umwana yakundaga kukubuza ku buryo na n'ubu ukicara ukavuga ati hano iki kintu mama yakinkubitiye ntabwo nagisubira? Ikintu mama yakundaga kumbuza ntabwo nkunda kukivuga cyane, gusa ni byinshi yambuzaga, ariko ikintu ngiye gihora kinsetsa yambuzaga ni ukumukanga ngo hwe. Na nyine nakundaga gukanga abantu, mama yaza yavuga France ari hehe, bose bakambura bakashaka mu nzu bakambura, nkaza nturutseyo nkakubita ibintu byose hasi ngo we, buri gihe mama akankubita cyane ngo nzatuma arwara umutima. Nicyo kintu buri gihe nibutse yankubitiraga cyane akanambuza. Papa wawe ni iki cyane yavugaga ati umwana wanjye mumureke ko byagenda kose niyo byabaga ari ikosa? Ikintu papa wanjye yakundaga kugira gutuma bambuza nako kurekera kumbuza, ko hari igihe nka kuno abashyitsi bazaga mu rugo, mama ko yari azi ko nkunda kuririmba na papa, bakabwira ati reka tubentroduze ku mwana wacu witwa France akunda kuririmba, nkahita ninjira muri akapela. Rero hari igihe mama atananyintroduzaga imbere y'abashyitsi, gapfa kwizana gusa nkabwira turabizi ko nzi kuririmba nkuririmbire, nyine navuga ko ari nko gushyanuka kwa. Rero mama akambwira ati ntuzajye uza muri salon ntagutumiye arimo abashyitsi, papa akamubwira ati se wagire ku mwana. Icyo kintu papa nibuka yabuzaga gukora. Ubwo yari talent. Ufite basaza bawe? Yego. Basaza bawe mu bana mute? Kuko basaza b'abantu cyane cyane bafite nk'abakobwa babo bigaragara inyuma ko ari beza, bakunze kubafuhira. Hagati wanyu bimeze biti ku buryo yabona n'umusore wundi ari kumutereta bikaba intambara? Navuga ko kuri njye ntabwo ndabye experiencinga, sinzi ko wenda banabibonyeho, wenda ari igihe umusaza washaka kubona ikintu ariko akaguproteja ariko ntanabikoreke ko yaguprotejaga. Rero sinzi ko byabayeho, ariko navuga ko tubanye neza nta kibazo. Iyo ugiye kurya n'aya mafunguro atabura ku biryo byawe? Njyewe icya mbere ntabwo njya ndobanura, byose ndarya, kuko kuva kera nkiri mu rugo batuzaga kurya byose. Usibye nanjye n'abana b'iwacu cyangwa umuryango w'iwacu ntabwo tujya turabanura ibiryo, nyine ibyo batetse ni ibyo, waba utabikunda waba ubikunda urabirya, byanze bikunze ko ni ifunguro baba batetse kandi ugomba kuryubaha. Ego njyewe ntabwo njya ndobanura, byose ndabirya, gusa ibintu bitabura ku mafunguro yanjye ndi kurya ni amafuyi. Amafuyi ndayakunda. Ikindi kintu nkunda ibintu biri baked cyane ariko ibyo bintu nkunda. Yego. Mubyumva kunywa ni ryari wibuka wanywa inzoga ugasinda? Singize nk'inzoga. Ntabwo nigeze nk'inzoga, singize nanasinda, sinzi niyo n'icyo gihe umuntu asinda, ntabwo ndabye experience. Mbese ntabwo uziguye inzoga icyo ari cyo? Oya. Yego. Niki kigushimisha iyo uri mu rugo uri kumwe n'ababyeyi, kuba wenyine ugifite ayo mahirwe n'uwo mugisha wo kuba uri kumwe n'ababyeyi bombi, ubyakira gute? Ibintu binshimishije ndi kumwe n'ababyeyi banjye ni byinshi cyane. Kugeza ubu ngubu navuga iby'ibanze binshimisha ni igihe tuba twicaye muri salon, papa cyangwa mama bakadutera story y'ibintu byabaye kera, bakadutera story ku bakurambere bacu, ku ba grand-père, ku mateka yabaye cyangwa ku ma story tugize tumenya gusa nyine y'abantu bari populaire tuzi, tukayaga nyine yabyita kuyaga, tukavuga nde ibintu binshimisha cyane, mba numva tutanaryama twahora twicaye batubwira. Ikindi kintu kinshimisha cyane ni igihe tugiye kuryama papa wacu akadusomera Bible akanaturirimbisha. Icyo kintu kinshimisha cyane. Ariko mu rugo iwanyu ndumva hadasanzwe, duhe nk'ishusho mu rugo ni mu buzima bumbayeho gute? Ni barasenga, ndumvishe ko kuryama ubu ntabwo waryama papa ataguhesheje umugisha. Mu rugo ubundi
ni umuryango navuga w'abana benshi n'ababyeyi. Ntago bisanzwe nako birasanzwe ku bantu bose, ariko ngiye mbyita ibidasanzwe ko bafite umugisha wo kwicara tukaganira n'ababyeyi iyo bavuye ku mirimo, bakaba batubwira ati umunsi mwiriwe mute, tukaganira tugatera story, ukumva ko nyine ababyeyi usibye ko ari n'abakuru bagerageza kwisanisha n'iki gihe tuba tugezemo bakatuganiriza. Mu by'ukuri ni ibintu ngiye nkunda cyane kandi nanishimira ku babyeyi banjye. Ikindi kintu ku babyeyi banjye ni abakristo cyane, icyo kintu nabigiyeho kandi na n'ubu nyikomeje cyane nka valeur. Burabigoranye ko wakora icyaha? Biragoranye, niyo ugiye kugikora ntabwo navuga ko ndi umutagatifu kuko nanjye ndi umuntu ndakosa kandi nkora ibyaha, ariko akenshi kuko uba uzi wenda uba warasenze cyangwa uba usenga cyangwa uba ubizi byinshi bitewe na religion yawe, iyo ugiye gukora ikintu kandi uzi ko kiri forbidden, umutima urakurya cyangwa ugucira urubanza mbere yo kugikora. Ego navuga ko ari cyo kintu buri gihe gituma nguma kuri nuza yanjye nziza. Hanyuma uryo ryama nijoro karota, sinzi ni abakobwa benshi bakunze kwibagirwa inzozi, ujya urota? Cyane ndarota. Ego. Hari nk'inzozi ujya wibuka wigeze kurota na n'ubu ukizibuka? Nyinshi cyane. Izaguteye ubwoba muri zo ni izihe? Navuga ko inzozi zanteye ubwoba ni nyinshi cyane, ni nyinshi, ariko ni za nzozi z'abana uba warose kuba ko wabonye filime runaka wajya kuryama noneho bitewe n'ubwo ufite ukarota ibindi bintu, ukabyuka waswera inzu uri kuvuga ati nakambayeho nanjye bari banyije. Ikintu narose kikansetsa cyane ni igihe narebaga filime yitwa Terminator namuyizi. Ego nagiye kuryama noneho nkazambona noneho njye nawe dusigaye dukorana, noneho dusigaye dufatanya kwica abantu, noneho bigera igihe nawe atangira kunshakisha ashaka kunyica. Icyo gihe nabyutse nanjye nari nabaye actrice, noneho icyo gihe nabyutse naswerinze cyane, navuye ibyuya byinshi cyane ndi kwikanga, numva nanjye ntazi ibyambayeho. Ikindi gihe cya kabiri igihe nabonye nyiri umwana, nabonye filime yitwa Karashika namuyizi. Yakuragamo imitima. Sha nanjye naraye ndota bari kudukuramo imitima. Kumva bitacye. Numvaga bwacya ahubwo. Ahubwo ngiye numvaga butacya kubera ko niba akanguka ukabona bwije nijoro, noneho washobora kuvuga ati bya bintu byabaye. Njyewe numvaga nta kwishidura, nivaga nashiduka nijoro, nakomeza basingasinzira niyo nabirose nkasinzira ate mu gitondo, ariko hari igihe nijoro ujyamo hagati bitewe n'inzozi mbi, noneho wajya nijoro ukishidura, noneho ukahita utekereza ati ikindi iruhande kiranga. Avuga ko ari byo bintu byaniraga ubwoba cyane. Yego. Hanyuma utekereza iki ku bantu muri community bijya bikunda kubaho n'ikibazo gihangayikishije u Rwanda, hari abana baterwa inda zitateguwe cyangwa batateganyije bakiri bato, bakiri abangavu, rimwe wajya muri community ugasanga baravuga ati uriya mwana n'ubundi ntiyarashobotse. Mutitaye kuri circumstance yayitewemo, atazi niba wenda barayimuteye bamusanze mu rugo, atazi niba ari abasore bangaye batanu bamufashe ku ngufu wenda kugeza atewe inda, wa blaminga umukobwa watwise utazi circumstance yatwisemo, hanyuma ubona umukobwa watwise iyo nda itateguwe, itateganyijwe, society ikwiye kumufatika? Ngewe ntago njya blaming umuntu ntazi icyo atekereza cyangwa icyamuteye gukora ibyo bintu. Burya buri wese afite impamvu ye yihariye kandi imuteye kugikora, nubwo wenda cyaba cyabaye accidentally cyangwa wenda byabaye abishaka. Rero ngewe kugeza ubu ngubu ntago napfa kujija umuntu, umukobwa turi mu kigero cyangwa wenda n'abanduta cyangwa unduta wenda watwaye inda cyangwa wenda bafashe no ku ngufu, sinamublaminga kuko ntago nabanzi icyabaye aho mbere y'uko ibyo bintu biba. Ikindi navuga ko wenda muri societe kumva ko umukobwa wenda yatewe inda itateganijwe muri societe aho tugeze ubu ngubu, nako mbere ntago byakirwaga neza muri societe, ariko bitewe wenda n'ukuntu n'igihe turi kwinda tujyamo, abantu bagenda bajijuka bumva ko
n'ubukangurambaga right abantu bagenda bajijuka bumva ko hari igihe byaba accidentally hari igihe wenda byaba wenda umuntu yabishatse why not ariko icyambere ni ukubanza ukabyakira ahubwo ukavuga ati ese ko bino bintu bibayeho ngewe n'iki ngiye gukora cyambere ntabwo ari byiza kwita ugenda ukablaminga umuntu cyangwa nawe ubwawe wiciraho urubanza ukavuga ko isi kurangiriyeho kuko ntabwo aba ari iherezo. Hanyuma tugaruka ku musozo ariko twinjiramo gatoya mu muziki mu ruhando rwa muzika n'inde role model wawe hano wenda reka duhere nko mu Rwanda hari umuntu ufatiraho icyitegererezo cyangwa ukavuga ati okay uyu niwe nkurikirana cyane mba numva umuziki akarimbo ke yasohoye nakamenya okay niwe unyespira. Yego mu Rwanda ni benshi banyespira cyane kuko buri wese tuba turwana no kuvuga ati reka ndebe ikintu cyiza reka ndebe icyo nyigisha reka ndebe uburyo twara kariyeri navuga ko buri wese ngira icyo mwigiraho bitewe nuko atwara kariyeri yiwe noneho hanze navuga ko no hanze naho nuko nigira ku bantu benshi cyane ariko navuga ko role model wanjye uri main ni Beyonce. Ego mukundira iki kurenza abandi? Beyonce mukundira ibintu byinshi nkunda icyambere uburyo uburyo we yitwara muri kariyeri y'umuziki uburyo agira indangagaciro ze of course indangagaciro ze nkunda tala yiwe uburyo aririmba uburyo atavanga umuziki n'umuryango nyine ibyo byose ndabikunda. Hanyuma dusoza hari icyo wambaza se? Okay reka nanjye nkubaze okay introduzo gawe tubwire imyaka ufite tubwire akazi tubwire muri rusange. Rakoze nanjye nitwa Didas Niyibizi umbajije imyaka 20 yanjye n'ingahe ubu turi 2019 ufite imyaka 28. Yego nkora umunyamakuru kuri Flash nka Dezum TV. Wow ni icyo ukunda mu buzima? Ubuzima ukunda mu bigendanye no n'iki muri rusange haba kurya imibereho muri rusange mu buzima nkunda ibintu bimesheje amahoro nkakunda abantu nkakunda ntabwo nkunda umuntu ntesha umutwe nubwo rimwe na rimwe bibaho ariko nkunda nanone umuntu ugira gahunda. Yego ni iki wabwira umuntu ukunda bwa nyuma ugiye gupfa? Mubwira ngiye gupfa ugiye gupfa cyanyuma wakumva wabwira umuntu ugiye gupfa? Nako nyakamubwira ko mukunda. Wow none se wumva ari iki niye contribution cyangwa niye footprint wasiga ku isi uramutse upfuye ikintu abantu basigara kwibukira like legacy? Sure hari umuntu uvuga ngo mu barokore nanjye no mwadeperi bajya bakunda kuvuga ngo Imana n'abantu bazakwibukira kuki nibyo duhoramo burya gukora ibyiza kwirinda kugira uwo hemukira gufashanya uwo ukeka ko ababaye cyangwa n'uwo utabizi ko ababaye kuko abantu tujya tubona abantu basaba ku muhanda rimwe na rimwe umuntu akavuga ati ariko uriya ko mbona afite amaboko n'amaguru ahumeka kubera icyo adakora akahora asaba uko bisa kose hari igihe aba afite amaboko n'amaguru ariko wenda adafite mu mutwe afite nk'uburwayi bwo mu mutwe kugira rero umutima wo gufasha uwuzi n'utazi rimwe na rimwe nabyo birafasha kuko bigira urwibutso ku Mana niyo abantu wenda batabirikwa nahise byiza rero gukora ibyiza udakorera abantu ugakora Imana ntiturayibona ariko ivuga ko avuga ko Imana nyine igaragariza mu byo abantu bakora ntekereza ko ni nacyo abantu benshi baharanira gukora gusa ikindi no gutanga utiteze ko ibintu uhaye umuntu bizakugarukira ko abantu benshi turavuga ati ninguha se uzamiki gukora gutyo ugatanga utazi ko ibintu bizakugarukira in return maybe uzabibona byikubye nk'ishuri ijana nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be ababwira ngo ibyo mwasize mugasiga abagore n'abantu n'ibiki byose ngo muzabikora ishuri ijana nanjye nuko ngenda nyine mbaho gutyo nkagufasha ntazi ko tuzongera guhura byaba amahirwe tugahura byaba amahirwe bikaba in return bitaba nyine nabwo nta kintu muhomba. Iyo nkugurije amafaranga nyakuguriza nzi ko yanyaguhaye kuko mba nzi ko rimwe na rimwe ushobora kuzayabura ntabwo nkuguriza nzi ko ari nk'ideni. That's me. Wakoze cyane. Yes tumushimire cyane France ni umwana mwiza cyane France watuganije neza kandi twizere ko n'ikindi gihe tuzagutumira nyine uzatwitaba akazi tukaganira.
nanjye mwakoze cyane kunyakira nabyishimiye cyane ikindi kintu kibutsa kubwira abakunzi ba Rhythm 24 cyangwa abakunzi ba France nuko France yasohoye indirimbo nshya yitwa bitwaye iki bajye kuri YouTube bayishake subscribing kuri channel ndetse living na comment ikindi nuko mbakunda cyane amashusho kandi babwire kuri ya ndirimbo ya mbere nge na sinabirota amashusho yawe ari kuri YouTube abagende bandikemo sinabirota by France barahita bayibona yego hanyuma kuri social media zawe bashaka wenda kugufollowinga kukurikira kuri Twitter sinzi niba urayikoresha abahanzi benshi bakunze kudakoresha Twitter kandi nayo ni ingenzi social media kugeza ubu ngubu nkoresha Instagram ndetse na Facebook na YouTube kuri Instagram nitwa France Lesa kuri YouTube nitwa France kuri Facebook nitwa Burki France Paris yego ryanyuma irakomeye ariko ntabwo rikomeye nuko kurivuga ari byo bikomeye yego yes my name is Didas tubabwira ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi ujye muri comment musige comment ikindi ziri constructive abantu bagira comment zikasa gusa nabizi ko mutarimo mugende musigeho comment ikindi mujye kuri YouTube channel hari ya I'm the future sure I'm the future niho hari indirimbo za France ushobora kugenda ukazireba ikindi ugashira na comment burya ibishatse kumubwira ati courage tuzanira izindi ndirimbo tuzanira n'izindi collab wifuza kuzakorana na collab nande ni benshi cyane